Ikaze isomo ryacu rya mbere. Iyi ni master class igiye kuzajya ivuga kuri retinol kugeza dusoje. Tuzajya gusoza waramaze kumenya retinol ni iki mu by'ukuri. Mbere y'uko tuvuga retinol uburyo ikoreshwa, abantu bagenewe kuyikoresha, abo itagenewe, ibyo kwirinda, turabanza tumenye ese retinol ni iki. In a world where beauty's prized, Yaquel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Retinol ni ubwoko bwa retinoid. Retinoid akaba ari amavitamini A. Izo vitamini A skin yacu irazikenera kugira ngo ikureho ibimenyetso byo gusaza vuba. Retinol uzazisanga mu ma product menshi, uzazisanga mu ma cleanser, uzazisanga mu ma moisturizer, mu ma serum, mu ma creme, uzagenda uzisanga muri product zigiye zitandukanye, ariko izo zose zikora kimwe. Umumaro wazo ni ukwihutisha iremwa rya cells, uturemangingo tugize uruhu rwacu kwirema vuba vuba. Ikindi yihutisha uruhu rwacu kwiyuburura vuba, none iri mu bintu bifasha collagen zacu kwirema. Iyo rero usize retinol ku ruhu rwawe, ntabwo ako kanya ihita itangira gukora, ahubwo ifite step runaka ibanza gucamo kugira ngo itangire itange umusaruro ku ruhu rwawe. Mbere y'uko retinol igira icyo ikora ku ruhu rwawe, ibanza kuba retinoic acid. Retinoic acid nazo tuzazireba mu buryo burambuye, kuko izo retinoic acid nizo zigenda zikagera hahandi kuri dermis, aho ama cells yacu ari, akabona kuyakira agatangira kwirema, ugasanga skin yacu itangiye kuzana ubwiza, itangiye guhindura bya bibazo uruhu rwacu rwari rutangiye kugira. Gusa nanone nk'uko tumaze kubibona ko kugira ngo retinol ikore ibanza kuba retinoic acid, ibyo bituma itanga umusaruro gake gake. Retinoic acid urugero naguhereza rwazo harimo zino za tretinoine, isotretinoine, ziriya buriya zikora vuba cyane kurenza retinol. Ariko iyo retinoid cyangwa retinoic acid itanga umusaruro vuba, bivuze ko na irritation ziba ari nyinshi cyane ugereranyije n'uko retinol yo ikora gake gake. Retinol ifasha uruhu kuba yakuraho ibiheri, kuba yakuraho amabara, kuba yakuraho fine lines, twa turongo tujya tuzana hano, cyangwa niba ufite texture itameze neza, itagororotse, uruhu ubona rudashamaje, retinol iri mu bintu bizafasha kururyoshya. Gusa nanone nubwo retinol tubonye ko ari ikintu cyiza, ntabwo bivuze ko retinol ako kanya izaguha wa musaruro wifuza. Oya, nta nubwo bivuze ko retinol nziza ari ya yindi ukoresheje ari nyinshi cyane ngo usange urakaraba cleanser irimo retinol, cyangwa urakoresha serum ukongera ugakoresha creme. Hoya, kuko nanone ibaye nyinshi ntabwo iba nziza ku ruhu, na irritation zishobora kuba nyinshi. Irritation ni ukurakaza uruhu. Ikizakubwira ko uruhu rwawe uri kururakaza niko hakundi uzabona uruhu ruri kuzana uduheri, uruhu ruri kukurya, uruhu ruri gutukura. Izo ngizo ziba ari irritation. Abenshi dukunda kuzigira iyo dutangiye gukoresha retinol, ariko gake gake tuzagenda tumenya impamvu retinol isiga ama irritation n'uburyo ki wazirinda. Mu ngaruka zindi uzagira kubera gukoresha retinol nyinshi cyane cyangwa gukoresha percentage nini, ni uko ushobora kugira izo irritation, uruhu rwawe rushobora kuma cyane, rushobora kuba sensitive, ushobora kwangiza skin barrier, uruhu rwo hejuru ukarwangiza, ushobora kandi no gushishuka. Mu isomo ritaha tuzareba ni gute wakoresha retinol ariko ukagabanya ibyo bibazo by'uko yagusigira ama irritation ku ruhu rwawe.